Iyi ni Jado Artist Official Art and Tailoring. Naho uyu mwumva ni Jado nyawe, umunyabugeni wanyu utazabatengwa haba na gato. Ashkudata. Umunyabugeni wabigize umwuga, umunyabugeni biri mu maraso, umunyabugeni ubikora adashakisha. Iyi ni impano nakwambi. Dushushanya amafoto atandukanye ay'abantu, inyamaswa, ibidukikije cyangwa environment. Tubashushanyiriza imitako myiza, amashusho meza cyane agaruka ku muco nyarwanda. Nyine ngo ujya gutera uburezi arabwibanza, ntago twagaruka ku muco w'ahandi tudahereye ku muco w'iwacu Rwanda. Abakobwa beza babyina bazi guhamiriza, amafoto agaragaza abakobwa bari gucunda amata, abakobwa bari ku ruhimbi n'ibindi bitandukanye. Tubashushanyiriza ku nkuta zanyu zo mu mazu meza mwiyubakiye, ku buryo ibyo bikuta by'ayo mazu biba bigaragara mu buryo twita nka 3D cyangwa se 3 dimension. Twandika ku mazu rero nk'uko turi kubivuga nyine, twandika ku modoka, ku myenda no ku bindi bikoresho bitandukanye. Imyenda twandikaho ni iy'abanyeshuri, iy'amakupure, iy'amakorari ndetse n'iy'abantu bakoresha mu gushyingura cyangwa se bibuka babo. Dushushanya imfashanyigisho z'abanyeshuri nka digestive system, respiratory system, circulatory system, parts of the human body, human skeleton, map of Rwanda, map of Africa n'ibindi byinshi tutagarutseho nona. Dukora ibyapa bitandukanye, ibyamamaza, ibiranga, ibiyobora, harimo banners ndetse na banderole. Dukora cachet stamps zitandukanye, logo badges n'amayinsinya y'abanyeshuri. Dukora amakarita y'abanyeshuri, student cards, biroti, report cards n'ibindi bitandukanye. Tubadodera imyenda itandukanye ku bantu bakuru ndetse n'abana. Abanyeshuri tubadodera school uniforms, tubabohera imipira y'imbeho, sweaters, tubakorera kandi sportswear, byose tukabashyikiriza hariho ibirango by'ibigo bigaho. Dutanga inyemezabwishyu yemewe na Rwanda Revenue Authority cyangwa se RRA. Ibi mbabwira si amagambo, iyo wize neza uba warize, kandi iyo wize neza bigaragarira mu byo ukora. Muze rero mbakubite grife z'ubwenge, mbashanyiriza amafoto meza, mbashanyiriza imitako myiza, umuntu mirenze mbashanyiriza aho mu masaro y'amazu meza yanyu mwiyubakiye, ubundi arushaho kugaragara neza. Ku bindi bisobanuro mwakwifashisha imiyoboro igaragara kuri iyo logo mureba yo muri Jado. Aha, murareba inshuti zacu rero, nk'uko bisanzwe iteka tuba tuje hano mu kiganiro, ariko dutangira tubasuhuza kandi tunabashimira cyane cyane abantu mwakoze subscribe, abantu mujya muri comment mukatwandikira mukatubwira uko mubyumva. Umva muri ku mutima kabisa. Twagarutse cyane rero twambariye urugamba, twagarutse mu gice cya kabiri kivuga ku mibanire ya ba landlord, abo twita ba nyiri byondo n'abapangayi babo. Mu gice cya mbere twavuze kuri ba landlord beza rero bagira ikinyabupfura, bazi kubana neza n'abo barusha ubushobozi. Ubu rero mugiye kumva ikiganiro kiri bwibande kuri ba landlord babi, bamwe bigize ba mafaranga, ba manote, iburengerazuba rero aho ku Mayengu mumeze mute? Aho hirya muri Kantobo nizere ko mukomeye cyane. Uyu ni umuhungu wanyu Jado ubasuhuza, ndi kumwe na Mayibyose. Ndabasuhuje. Utarakomeza kora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo ikiganiro cyose tuzamure ujye ukibona mu ba mbere. Jya muri comment ushyiremo igitekerezo, ikibazo, inyunganizi cyangwa se utubwire icyo wifuza ko tuzagarukaho ubutaha. Uruw'igiciro fatanye natwe dukomeze tunoze ibiganiro byacu. Kora like na share, ukomeze ushyigikire umunyabugeni wanyu Jado utazabatenguha na gato. Urakoze cyane. Hari n'abarandirodi rero ubu usanga barigize intakoreka, ugasanga muhujwe nuko umuha amafaranga aricyo cyonyine, akaba mbega mu bundi buzima ugasanga ni intare. Abo nabo hari icyo wabavugaho? ntabwo cyabura kuko nabo umuntu agiye kubarondora yavuga byinshi, ariko igihe cyo ngiye kuvuga kimeze gitya, ugasanga landlord arakwakiriye, urahageze, arakubonye imyirondoro yawe ku munsi wa mbere, ariko kubera ko icyo ategereje ni za kashi, ngiyi inzu ndayiguhaye, ariko
umunsi ni itariki ni itariki, noneho uyinjiyemo wenda ku itariki 5 n'urugero, ukajya ukabona wenda umwishyuye tuvuge 2, ubwo haracamo kumwe akaza kuguhamagara ati se uku kwezi uyobe ko kwapfuye kandi warakumuhaye, ni pressure. Noneho uramwibukije ko asanze nibyo ku kwezi gukurikiyeho, noneho ntabwo wamaze kuri 5 akaguhamagara nko kuri 28 z'uko kwezi kutarapfa. Uyu muntu mu by'ukuri wowe nk'umupangayi utangira ugatekereza ukavuga uti uyu muntu mama ari gutekereza ko nzagenda ntavuze, muri make utekereza nabi kandi ibintu byinshi. Noneho hari n'umulandlord itariki igera akavuga uti nyihanganiraho wenda ntabwo muri uku kwezi byagenze neza, ariko nibura muri iki cyumweru ndashaka nyashyireho niba ari kuri konte cyangwa se nyaguhe. Agahita akubwira ati ntabwo byashoboka, urashaka ahandi ujya. Niba se wa mugabo we cyangwa se wa mugore we, umuntu arakubwira ati nyihanganira muri uku kwezi ntibyagenze neza, ariko muri iki cyumweru ndaje nshaka amafaranga yawe nyaguhe. Uramubwira uti ntibishoboka, urashaka ahandi hantu ujya. Urabizi neza ko kujya gukodesha ni ukujyana amafaranga. Ntabwo wajya gushaka inzu ubwira nyir'inzu ngo nshyira mu nzu tangira ku kwezi. Urumva ibyo bintu ntibishoboka. Wowe muramenyeranye, waretse umunyamaswa. Urukundo ruganza iteka mu bantu. Uramwirukana ngo ntabwo byashoboka, ngo najye gushaka ahandi aba. Mbese rujyana y'iki? Wowe mumenyeranye wakabaye umukopa agashaka nyine ayo mafaranga akayaguha. Mbese uramwirukana ahandi aho ugiye gushaka inzu arayishakisha iki kandi nyine yabuze ayaguha muri ako kanya? Ni ikibazo. None ikibazo ngewe nibaza ni iki? Ni inzara nyinshi umuntu nk'uwo aba afite, ni ubugome, ni ibiki biteye bite? Urabyumva ute bundi abantu bateye gutya? Ni point d'interrogation. Buri muntu wese wumvise iki kiganiro buraza kutubwira uko abyumva. Ariko wowe ukurikiye kino kiganiro wajya muri komenti ukatubwira uko uri kubyumva. Umuntu uteye gutyo ubugome, icyo kintu ni igiki? Shyira muri komenti aho ngaho tubwire uko ubyumva. Ariko se wowe ntugarutse wenyine, wowe urumva urebye byaba biterwa n'iki? Yembamo nari agasuzuguro, aba yagusuzuguye kuko iyo akubwiye ngo genda ahandi ngo mvira mu nzu, bigaragara ko nyine yabonye ko ntayo ugira, nuva aho ngaho nyine uragenda wangare. Ni nko kuguha, mbese njyewe mbamo nari nk'agasuzuguro. Ku ruhande rumwe mbona ari agasuzuguro jyewe, kuko n'ubundi abagusuzugura kubiwe nta handi nyine ufiteho kuba. Ikindi njyewe mbona ari nk'inzara. Inzara? Ni inyota y'amafaranga irengereye. Hari n'igihe ayo mafaranga nta n'icyo yaba agiye kuyakemuza ako kanya, mu by'ukuri ariko ari gushaka kaza mu ntoki nyine akabona nk'ibikoma mu ntoki. Akumva ko nyine we yinjije, ibindi nta kindi nyine wowe mwavugana. Iyi ngingo rero njye ndumva nta byinshi mfite kuyivugaho, ariko nanjye muri ibyo uvuze icyo nashimangira cyane njye mba numva ari agasuzuguro. Ni agasuzuguro. Ni agasuzuguro ko kumva ko ubiwe wa mugani. Ariko se nyamuneka kuri iyi si ntabwo ari iwacu. Nta muntu uhatura ngo ahature nk'umusozi.
katabujaho. reka mbabwize ukuri aha turahari ariko hari abandi. Yego. Iyo mitungo uri ushaka kunkandagiza, ushaka kunyereka ko nyine uri kunsuzugura ariyo wifashishije, ni iyawe muri aka kanya, ariko nyuma y'imyaka 100 ntabwo uzaba uzi uzaba kontorora iyo mitungo. Yemwe na bamwe mu buzukuru cyangwa abuzukuruza bawe bazaba batakuzi. Wagize se biba kera? Ntabwo biba kera kuko buriya isi dutuyemo ntisakaye. Ejo ushobora kuba wari ufite uyu munsi ntumenye uko byagenze. Ni nk'uko ushobora kubyuka uri muzima wageza nka 6 z'amanywa ukarwara cyangwa ukanapfa. Yego. Ibyo bintu no mu buzima bwacu busanzwe ku mitungo dufite niko bigenda. Ushobora kuba ufite ibi mu minsi iri imbere itarenze icyumweru ugasanga ya mitungo nta igihari. Mu by'ukuri iyo witwaye neza, wa muntu wagiriye neza arahindukira akavuga ati yo runaka disi yagize isanganya, umuriro uraza utwika wenda iduka yakuragamo amafaranga, reka tugire gutya dukusanye tumuremere yongere asubiremo. Ariko jewe arya babyita campaign. Bakagukora campaign, bakegeranya bakavuga bati inshuti yacu yahuye n'ikibazo, reka tubigenze gutya, bakakuremera ukongera ugasubirana. Hariho noneho n'igihe byanga burundu, wa wundi wagiriye nabi wasohoye muri rya joro ukamubwira uti mvira mu nzu, ugasanga noneho niwe ufite iki. Ariko uzi gufashwa n'umuntu, gufashwa n'umuntu wowe utafashije mu gihe yari akeneye ubufasha bwawe, mu gihe yari agukeneye kandi wari ufite ubwo bushobozi. Ubundi nka kebo kagiye wamugarura. Uraduharaniye ko buri muntu wagiriye neza undi ayimwitura wagwiza buryo. Reka dutange nk'urugero ho gatoya wenda kuri ibi ngibi uvuze. Umuhanzi wo muri Uganda witwa Chameleon, uramuzi? Dr. Jose Chameleon. Befura abantu bifura. Neza cyane. Ndamuzi Chameleon. No muri Zanjo karibu hafa. Mama Roda. Benkari. No muhanzi. Uramuzi? Undi se bita Clever J. Uramuzi? Nawe. Clever J ni mubyara wa Chameleon. Aririmba ngo fanya kazi. Fanya kazi. Dunia hii ni ngumu mama. Fanya kazi. Uramuzi Clever J? Clever J uriya ngo yigeze gukubitwa neza ava mu muziki, agenda ajya mu byaro byepfo inyuma hiryo mu bishanga pe. Urumva? Noneho Chameleon mubyara we ngo akusanya abandi bahanzi bo muri Uganda, bakora campaign, bakora igitaramo, amafaranga yose yavuyemo bayaha Clever J. Clever J arongera agaruka mu muziki arahitinga, ubu ni umustar. Yes. Urumva? Urukundo ruganze iteka mu bantu. Ibyo rero nibyo bintu biba bigomba kuturanga. Ubu wasanga mu mubyara we hari akantu kamwe yubakiye akavuga ati mubyara wanjye burya nubwo byagenze gutya reka mufashe kubera impamvu iyi. Rero nicyo wari uvuzeho, ni byiza cyane ibyo bintu rwose. Rega muri ubuzima mw'abantu mwe ni ugufatana akaboko. Niba ushoboye kugera kuri iriya step njye ntabishoboye, kumfata akaboko nanjye ukayingezaho nkumva ubwo buryohe, ntabwo byaba ari ibintu bibi. Kandi ni ukuri inshuro nyinshi abantu barashimira, inshuro nyinshi. Wenda naguha nk'urundi rugero,
reba Diamond Platnumz muri Tanzania uramureba, uwitwa Harmonize nawe uramureba, buriya Harmonize yazamutse ku bwa Diamond. Numva ni ingero nyinshi twagenda dutanga. Rero ako kantu wari uvuze, ubwo ndahita ngaruka kuri ka kandi nigeze kuvuga mu kiganiro cy'ubushize, ko umuntu ubwira uti mfite aka YouTube channel, uti mpaka subscribe, ukabona ari gushyiramo imibare myinshi, ukabona ntabyumva, ukabona mbega kugwa subscribe ukagira nta n'ibyo yabakoze, ukagira nta n'ibyo azi gukora. Inshuti yanjye, reka itiku, reka ishyari, wivuga ngo Jadongo ugiye kumuha subscribe ngo agiye guhembwa, ihembwe bigutwaye iki? Ariko byagutwara iki se? Ko hari n'igihe n'ubundi n'iyo channel wanze gushyiraho inkunga yawe ishobora kuba nyine yanze kuzamuka kubera wowe, hanyuma ahubwo Imana ikaba ari iyobora indi nzira, noneho iri buvubure isoko y'aya mafaranga wamwimaga, wakwirwa ni ukuvuga ngo mw'abantu mwe mfata ukuboko, nshobora kutagushimira, wenda tukiri kuri iyo subscribe, ubushyiraho subscribe niko kwa kumfata ukuboko, ubu nteye inkunga, inzu yanjye ndi kubaka ubushyizeho itafari, noneho icyiza gihari nshobora kutagushimira wenda mu gihe nageze kuri ziriya achievements ku ntego, ariko noneho byonyine nawe ubwawe kuba wiyumvisha ko Jado yazamutse kubera akantu wamukoreye, ariko ubwo ntabwo biguhesheje ishema. Ninjye ngucaho kabone niyo nagutera ivumbi muri iyo modoka naguze kubera subscribe yawe, ariko ukavuga uti do uyu nguyu ari kuntera ivumbi, ari kuntera ibiziba, kandi iriya modoka nanjye nagize uruhare mu gutuma ayibona. Ako kantu iyo ukavuze gutyo, njyewe Jado abantu baranenga, ariko baravuga bati wawu, wagize uruhare mu gutuma abona iriya modoka. None niwe uri gucaho agutera ivumbi, niwe uri gutegera ukuboko ngo aguhere ifite akigira nk'akana akubonye. Icyo gihe rero abantu bahita babona ko uri umuntu mwiza, ariko se uranga kumfasha. Niyo mpamvu rero tugomba kugira inama bariya abantu duhoze tuvugaho ba landlord n'abapangayi, bagabanyije ijwi cyane, ntabwo abantu bari kukumva neza, zamura ijwi kuko hano iyo duhari tuba tuje kugira ngo ibyo tuvuga bigira abo bifasha kandi bigira aho bigera. Ba landlord n'abapangayi babo rero mu by'ukuri ubuzima baba babanyemo ni umuryango umwe, umwe aba agomba kubaha undi. Naje nkugana nyubaha ko naje nyine, nubwo wanyita ko nciriritse, ariko reka kuntera hejuru, mfata ukuboko nanjye yewe mbashe kuba nagera kuri bwa buzima nawe urimo. Ese yewe mbaye landlord byantwara iki? Nkareka kuba umupangayi nanjye nkaba landlord w'abandi bari inyuma. Ushobora no kutaba landlord cyangwa wenda si yo papa si ya buri wese, ariko nagufashe just impamvu uri aho ngaho ni uko umuha amafaranga, ariko niba muri uko kwezi unayabuze yigutera hejuru, kuko uyu munsi ntabwo yabonetse ariko ejo azaboneka, sibyo? Noneho nagufashe nawe ubiwe umuha amafaranga yawe kubera ko utaragira iwawe. Nagufashe rero nugira iwawe, kabone niba utaba landlord w'abandi, ariko nugira iwawe nabwo azaba akoze igikorwa gikomeye. Noneho rero ikindi twari dukomeje kuri bariya abantu bagiye bafasha bagenzi babo, landlord natagutera hejuru, ejo ukubaka iyawe nzu, ukubaka amazu nawe upangishamo abandi, ntawamenya. Ubu buzima ni gatebe gatoki, uyu munsi ni njye, ejo ni we. Dushobora gukubitana, warakubiswe warabaye umudutwe yayindi ya nyuma, nanjye ukaza gukodesha iwanjye,
dushobora no gukubitana noneho udafite n'ayo mafaranga yo gukodesha niba turwanaho mvuga ni uyu muntu mu gihe nabaye iwe nubwo namuhaga amafaranga yanjye ariko ntiyigeze antera twabanye neza bityo nanjye nkagufata ukuboko ukaba iwanjye kugeza igihe ibintu bizongera bikaba byiza. So iyi ngingo rero reka twe kuyivugaho byinshi ndumva byumvikanye. Bakunzi ba Jao Jado Artist Official Art and Tailoring, manuka hasi muri komenti utwandikire ibyo wifuza ko twakugezaho ubutaha ariko utagiye kure y'urukundo. Urukundo ruganze iteka mu bantu. Wow.